banza wumve aya majwi ubundi dukomeza. Ndamushimira ko atuma nisanzura, ndi free cyane. Ndamushimira ko yankuye mu bandi akahita ampa umurongo. Yego. Ari nabyo bituma ngira discipline mu byo nkora umunsi ku wundi. Ni umwana mwiza, ibyo nkunda arabikunda kandi aransapotinga. Iby'abagabo narabibonye, narakunze, ndakunda ariko byangejeje yo nari mfuye, ariko ni ukubona umuntu agenda ni ukuri nari mfuye, ni ukuri reka mubwire umuntu umuyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Umuyango yananiye umugabo, yakoze ibi akosha, uwababwira, uwabereka agahinda, uwabereka. Yes, nguhaye ikaze wowe ukurikiye ikinyamakuru MPA World cyangwa se Empowered. Ngushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora kanda subscribe, nukagira ibiganiro byacu utarakanda subscribe. Tubagezaho amakuru meza kandi subscribe. Dore uyu munsi wa none nkoze ikiganiro turi tariki 17 z'ukwezi kwa munani. Yes, kora subscribe. Kuri uyu munsi wa none dufite abasubscribers bangana n'ibihumbi 4,800, 4,850. Kandi subscribe tukuzuza abasubscribers 100,000 aka kanya kuri channel yanyu, kuri channel itangazamakuru ibagezaho amakuru meza cyane. Guess what? Uyu munsi rero mbazaniye iki? Uyu munsi amakuru mfite navuga kuri famille cyangwa se kuri uyu muryango wa Miss Muyango cyangwa se na Kimenya Yves. Ese byatangiye bite? Ese byahereye he kugira ngo iyi gatanya twisange yabaye, twisange bari kuburana mu murenge bashaka gatanya? Ese byatangiye bite? Nicyo kintu ngiye kubabwira aka kanya. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment, ukanatanga n'igitekerezo cy'ibintu twajya tugarukaho. Sasa rero amakuru hari aka kanya ubu tuvugana, reka dutangire aho byatangiriye. Ubundi urugo rwabo rwa Muyango na Kimenyi rwatangiye rute? Amakuru avuga ko Muyango na Kimenyi batangiye gukundana ahagana mu mwaka wa 2019. Umubano wabo waje kumenyekana cyane nyuma baba banabana nk'umugore n'umugabo mbere y'uko basezerana imbere y'amategeko. Amakuru kandi avuga ko kuwa 28 Gashyantare 2021 Kimenyi yambitse Muyango impeta amusaba ko amubera umugore. Arabyemera ku bw'amahirwe. Muri Kanama 2021 babyaranye umwana w'umuhungu witwa Kimenyi Miguel Yanis. Ikindi ubukwe bwabo bwabaye ku tariki 4 Mutarama 2024 basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Nyarugenge. Ku tariki 6 muri uko kwezi n'ubundi 2024 bakora indi mihango y'ubukwe n'iy'idini. Icyo gihe bari bamaze imyaka myinshi bari kumwe kandi bafite umwana umwe ari wo witwa Kimenyi Miguel Yanis, cyangwa se turajya tuvuga Miguel kugira byumvikane. Ikibazo cyangwa se ibibazo byatangiye kuvugwa ryari? Amakuru avuga ko kuva mu mpera za 2024 no muri 2025 abantu batangiye kubona impinduka mu buryo bombi. Bagaragaza ko umubano wabo ku mbuga nkoranyambaga batangiye kudakunze gushyira hanze amafoto n'ubutumwa mu by'urukundo nk'uko byari bisanzwe. Urugo rukomeye ni 2025 ku tariki 14 Gashyantare, ubwo abantu babonye ko nta n'umwe muri bo wari washyize hanze ubutumwa bwo kwifurizanya Valentine Day cyangwa se umunsi w'abakundana. Ibyo byatumye havuka ibihuha ko urugo rwa Kimenyi Yves
na Miss Muyango rwaba rwaragize ikibazo, ariko muri Werurwe 2025 Kimenyi yarabihakanye mu kiganiro yakoreye kuri B&B Kigali. Yavuze ko kuva kuba batagaragaza urukundo rwabo cyane ku mbuga nkoranyambaga bitavuze ko batandukanye, kandi avuga ko ibintu by'urugo rwabo ari byiza. Icyo gihe yatangaje ko urugo rwabo ari nta kibazo rufite. Nkibaza ni none se byaje kugenda bite muri 2026 ko hariho dufite ikibazo kinini? Ubundi ibibazo byatangiye kuvugwa ryari? Icyo ngicyo nabibasobanuriye. Nose byaje kugenda bite muri 2026? Aha ni ibintu byahindutse cyane muri 2026. Kuwa 5 Gashyantare 2026 Kimenyi yari mu kiganiro na TikTok live, yari ku kiganiro cya TikTok live hamwe na Yago Pondati. Abantu bamubajije ibibazo ku bijyanye na Muyango. Kimenyi icyo gihe yavuze ko atashakaga kuvuga byinshi ku buzima bwe bwite n'iby'urugo rwe, ariko ashimangira ko ibintu bimeze neza, ibintu byose byo mu rugo bimeze neza. Ibi byasohotse kuwa 6 Gashyantare 2026. Nyuma y'ibyo ibintu byaje gufata indi ntera muri Gicurasi 2026. Kuwa 7 Gicurasi 2026 Kimenyi tena yagaragaye kuri TikTok live hamwe n'umugore uzwi nka Nana, maze abazwa niba ari umukunzi we. Yasubije mu buryo bweruye ati ko ari umukunzi we. Murabyibuka cyane, byarabaye icyo gihe hari tariki 7 Gicurasi, murabizi 2026 ni vuba. Byatangajwe n'ibitangazamakuru byinshi harimo n'Inyarwanda n'ibindi binyamakuru ko Kimenyi yaba afite undi mugore. Icy'ingenzi ni uko Isimbi yatangaje ko Kimenyi ari bwo bwa mbere yari yeruye ko yatandukanye na Muyango, ariko impamvu nyayo yabatandukanyije n'ingi ariyo nje gusobanura kugira ngo abanyarwanda tuve mu gihirahiro hanyuma tugire n'icyo tubivugamo. Aha niho tugomba nyine gutanga ibyemejwe n'ibihuha. Tugomba gutanga ukuri n'ibihuha. Murabizi ku mbuga hatangwa amakuru atari original cyane, atari official, amenshi aba ari ibihumbi. Kugeza ubu mu makuru ahari ni uko Kimenyi cyangwa Muyango nta n'umwe wigeze atangaza ku mugaragaro impamvu nyayo cyangwa ikibazo cyihariye cyatumye batandukana. Ako kantu mukumve neza. Hari inkuru nyinshi zivuga ko urugo rwa Miss Muyango na Kimenyi rwari rumaze igihe rufite ibibazo, ariko ibyo ntibihagije ngo tuvuge ko impamvu ari ubuhemu, amafaranga, intonganya cyangwa se indi mpamvu yaba yaratumye batandukana. Mubyumve neza, ibyo byaba ari ugukeka. Ibyo mbivuze yaba ari ugukeka cyangwa se gukekeranya. Hari n'inkuru zagerageje guhuza Nana n'ibibazo byo mu rugo rwa Kimenyi na Muyango, ariko ibyo nabyo ntibyemeza ko Nana ari we wateye gutandukana k'uyu muryango. Mu by'ukuri ibitangazamakuru byagaragaje ko Nana ubwe yahakanye bimwe mu byavugwaga ko ari we ari ukuri mu byo mubano yaba afitanye na Kimenyi. Ikintu cy'ingenzi rero tugomba kumenya kuri iyi gatanya, aricyo tugezeho kubera ko nicyo kintu kiri kuvugwa cyane muri iyi minsi. Ikintu cy'ingenzi cyane ku bijyanye na gatanya, hari itandukaniro hagati y'ibivuga ko baratandukanye no kuvuga ngo basabye gatanya cyangwa se wongeye gusaba gatanya imbere y'urukiko. Mu makuru ahari avuga ko
hataragaragara byizeho ibyemezo ko urubanza rwa gatanya rwatangiye cyangwa ko gatanya yabo yamaze kwemezwa ku rukiko. Niyo mpamvu tutagomba kwemeza ibintu mu magambo make, bisobanuye mu magambo make kugira tuze no gutanga komanteri. 2019 Kimenyi na Muyango batangiye relationship. 2021 Kimenyi atera ivi, Mutarama 2024 basezerana imbere y'amategeko no gukora ubukwe. Mu mpera za 2025 hatangira ibihuha bivuga ko urugo rwabo rutameze neza. 2025 Kimenyi arabihakana. 2026 yongera kuvuga ko ibintu bimeze neza. Mwumve akantu ku kandi. 2026 Kimenyi agaragaza ko Nana ari umukunzi we mushya, kandi ibitangazamakuru bitangira kugira ute kubyandika nk'inyarwanda umuryango. Murabizi byagiye bivugwa cyane. Nkibaza, ese ni ukuri ko hariho gusaba gutandukana hagati y'abo bombi? Nicyo kibazo ndi kwibaza. Ese baba bapfa iki? Wowe ku ruhande rwawe urabyumva ute? Uratekereza ko yaba ari iki cyateye gutandukana hagati yabo kombi biramutse ari ukuri? Amakuru nkura ku mihanda aravuga ko mu kwa 7 Gicurasi Kimenyi ubwe yemeje kumugaragara ko yatandukanye na Muyango. Ikinyamakuru Simbi cyarabyanditse, ndetse hagaragara n'undi mugore witwa Nana. Nabivuzeho. Ibi byakurikiranye n'igihe kirekire. Hari ibimenyetso by'uko umubano wabo utameze neza muri 2025, ubwo niho byatangiriye. Hari ikintu gishimishije mu mwaka wa 2025 kwakira, Muyango yifurije Kimenyi isabukuru nziza. Murabyibuka ku mbuga ze, abantu mukurikirana n'ibitangazamakuru byagiye bibyandika, amwita umuntu igifite umwanya wihariye mu mutima we. Naho Kimenyi amusubiza ko ubutumwa bwe bwamwibukije ibihe byiza bagiranye. Urumva harimo akantu. Ibi byerekana ko nubwo hari ibibazo ubwabo atari ibintu byoroshye gusobanura nk'intambara gusa. Nkibaza ni ese bapfike. Impamvu nyayo y'itandukana ntabwo iratangazwa ku mugaragaro. Nta gihamya mfite ubu ku buryo nahita nkibatangarizwa ku buryo bavuga ngo bapfuye iki, ngo novemo amafaranga, cyangwa se nubwo nangiye kumva ku mihanda bavuga ko ari imitungo bari gupfa. Ikindi imitungo byaje kumenyekana ko imitungo ya Muyango, ya Miss Muyango itanditse kuri we, ahubwo yanditse ku wundi muntu. Ese mwe murumva ari amahire? Ibi bintu murumva ari amahire? Ikindi Kimenyi yari yavuze ko Gashyantare ko umubano we na Muyango umeze neza. Tena biracanganya hano hantu. Ikindi ku bijyanye na Nana, kuba Kimenyi yaragaragaje Nana nk'umukunzi we mushya nyuma yo gutandukana na Muyango, ntibihagije kwemeza ko Nana ariwe watumye batandukana. Ngiye kugezana n'ubu abeg, kubera iki hagati ku mpande zombi turukumva side imwe. Hari amakuru nagiye mbona ngo hari amakuru avuga ko ku by'amafaranga Muyango naho yariye Karungu, ariko mu majwi yabanje mwabyumvise, mu majwi yatangaje, niba mwabyumvise neza, ni ikibazo gikomeye cyane. Ese wowe nkawe nk'umuntu uri muri iyi mihanda, ubu urumva ibi bintu biherera he, bigana he? Yego biragana ku gutandukana. Ibi bije nyuma y'uko
Kimenyi na Muyango ku ruhande rumwe batweretse ko ibintu bimeze neza, nyuma tugisanga bari ku murenge. Abanyamakuru rero bagiye batandukanye ku mbuga bagenda bavuga ko nabonye na mama w'u Rwagasabo, televiziyo mama w'u Rwagasabo, batangaje yuko hashize iminsi 2 hatangajwe yuko batangiye kuburana kuri gatanya. Tena ikinyamakuru Inyarwanda gitangaza ko Kimenyi na Muyango batangiye kuburana gatanya. Tena Yago nawe TV show azavuga ngo ageza kuri Kimenyi na Muyango ngo nabo harimo gatanya. Tena haze ikinyamakuru bita Sample TV show kiri ku rukiko rwa Kimenyi ku rukiko Kimenyi na Muyango bava mu rukiko. Tena hagaruka ikindi kinyamakuru Super Manager agira icyo bivuga, bivuze ngo nanjye numva bavuga ngo nta nkuri ivugira ubusa ku munande uri ivugira ubusa ku musozi. Izo nkuru murazizi cyane, murabizi kundusha, ariko hari hashize imyaka igera muri 76 gutyo. Abanyarwanda ibi ni ibiki? Sasa rero ikintu nkeneye gukora aka kanya, kandi like, comment, share, subscribe, ubundi dukomeze ibiganiro byacu kugira ngo turusheho kubana neza, ikindi turusheho kubana mu mahoro, ibintu bikomeze kugenda neza. Ikindi ku bya Muyango na Yves Kimenyi, hari hashize umwaka bakoze vlog kuri channel yabo yiswe Kimenyi Muyango and Kimenyi. Murayizi hagiye hacabe amavlog yabo, video zigiye zitandukanye, ariko ngira ngo ibi bigiye ku musozo. Ese channel yo barayigabana bate? Ni ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye cyane. Ese yo biragenda bite? Tera comment, andika muri comment utubwire uri kubyumva ute ibyo y'umuryango. Ese ko ingo nyinshi ziri kwaka gatanya bimeze bite, byagenze bite? Ese biri guturuka kuki? Wowe ubona bituruka kuki kuba ingo nyinshi ziri kwaka gatanya? Ubona bituruka kuki? So rero ndakwibutsa ko Gihete na Cynthia bafite new song, indirimbo nshya yitwa Nyuzura. Ndabashishikariza kuba mwajya kubashyigikira ku mbuga zabo, mukabashyigikira, mukumva ibihangano byabo mu buryo munabisharinga, mukabigiza no ku bandi kugira ngo nabo batere imbere. Byaba ari ibintu byiza. So rero komeza kuri ikinyamakuru MP World, komeze wumve amakuru agiye atandukanye tubagezaho, byaba ari byiza cyane. Ikindi ndabashishikariza kuba buri munyarwanda wese yajya kwifotoza indangamuntu, kugira ngo hari serivisi abantu bafite irangamuntu bari guhabwa, abandi bantu batarahabwa. So ndagushishikariza kuba wajya kwifotoza indangamuntu, ntabwo ari wowe usigara inyuma. Ikindi mwibuke ko ari ukunywa mu rugero, ikindi tukarindana. Hari inzoga zaciwe nyabona muzirinde kugira ngo bitaba bibi cyane, muzirinde, ntabwo ari nziza. No waba uzi azifite bibaye byiza, wamubwira hakiri kare ubuyobozi butaramugeraho bikaba ibindi. So ndumva ari ibyo nababwira kuri uyu munsi. Ikintu nasoreza mbabwira ni kudukunda, mukatureba mukadukunda, turabashimiye cyane, turanabakunda natwe.
mukomeze mudukurikirane musharinga izi video muzigeza ku bantu banyu n'abandi bantu muri rusange. Ciao ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Ubwo turaza kugaruka mu mwanya n'andi makuru agiye atandukanye kuri iki kinyamakuru cyacu MPA World.